Muri Elisalio Estate uyu munsi tubazaniye inzu ya miliyoni 130 iri hano mu Busanza. Iyo nzu nta yindi ni iyi ngiyi, ifite ibyumba 4, douche na toilette 3, ikagira na rooftop hariya hejuru. Hanyuma parking yayo ni imodoka 3 ziparitse neza zitabyigana. Twihuta, hano hari jaride nziza cyane, ni umwanya wa jaride ubona ko uteguye neza cyane. Inzu yacu kandi nayo ifite design nziza cyane zidasanzwe. Dukomezanya hano ndashaka kwibereka mu magambo make. Hano hari akabaraza keza ka salo, urabona ko ari keza. Hano tuhafite urugi rwiza cyane ruduha ikaze muri salo, urabona ko ari salo nziza igereranyije. Inzu yacu iri mu Busanza ahantu heza cyane, ifite parafo nziza n'amatara meza cyane ndetse na TV stand, urabona ko ari sawa cyane. Dukomezanya rero, hano tuhafite salle à manger nziza kandi nini yisanzuye, iriho akalavabo keza cyane, urabona ko inzu yacu iteguye neza cyane. Dukomereze mu gikoni, dufite igikoni cyiza cyane nacyo giteguye neza kandi kiri mu tubati twiza twinshi. Hano hari inzira ushobora gucamo ujya mu gikari, ni nayo mpamvu ariyo duhisemo twebwe kubacishamo kugira ngo murebe igikari cyacu uko kingana. Nacyo ni igikari cyiza. Miliyoni zawe 130 wakegukana inzu ifite igikari kingana gutya, urabona ko ari igikari cyiza. Ubwo harimo akazi k'umukozi, igikoni cyo hanze, amanex yose, hanyuma hakabamo douche na toilette byo hanze. Reka twinjirane no mu byumba byacu mbere kuko bimeze. So dufite icyumba kimwe hano aricyo twita cy'abashyitsi, kirimo douche na toilette, urabona ko ari icyumba kigari kimeze neza. Toilette yacyo ni nini nayo bisanzuye. Dukomeza tuva kuri iyo toilette tujya ku cyumba nyirizina, urabona ko ari sawa cyane. So tukiva muri kiriya cyumba turahita dukomereza muri iki ngiki. Ubwo ni ibyumba 3 biri kuri no side. Turahera hano hari icyumba cya mbere, ni icyumba nacyo kigari kinini cyisanzuye gisa neza rwose. Hanyuma duhindukiye, hano hari umuryango ujyamo mu gikari udaciye mu gikoni mu gihe waba ushaka gusohoka. Hano tuhafite ikindi cyumba nacyo cya gatatu, ubwo ni icyumba nacyo cyiza kinini, ubona ko cyisanze. Miliyoni 130 turaguhinze, irimo n'amagaridero. Hano tuhafite douche na toilette y'ibi byumba 2 maze kukwereka bikoresha uko ari 2, urabona ko ari sawa cyane. Dukomereze muri chambre principale. Hano tuhafite chambre principale nziza, bifite hano bathroom yayo niyo duheramo, urabona ko ari nziza nayo kandi ni ngari. Dukomeza rero, turahita dukomereza mu cyumba nyirizina, urabona ko ari icyumba cyiza kinini cyisanzuye. Sa n'uhagarara hariya nibwo baza kubona noneho decoration y'amatara agiye ari mu hano, urabona ko ari icyumba kinini nyine cyisanzuye. Uhindukiye gato nanone, hano hari akabaraza cyangwa se akabarikoni ka chambre principale, ariko hari n'urugi rushobora guhita rugufasha gusohoka. Nshuti bakunzi ba Elisalio Estate rero mwadukurikiranye, murakoze cyane kubana natwe. Ushaka kujya ubona video nk'izi ngizi, iyi channel yitwa Elisalio Estate, yicaho amazu n'ibibanza bigurishwa. Kora subscribe kugira ngo ujye ubibona umunsi ku munsi. Mutuvugishe tubageze kuri iyi nzu nziza.